Yes, yes. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Yes, yes.
erega ntacyo twakishoboza Mana turi abanyantege nkeya ariko tuje imbere y'amaso yawe dusabye ikibazo cy'ubuzima igihe cyose waturiye uri amaso yacu tutabona uri ijwi ryacu tutavuga uri ikiganza cyacu tutashyikirama witeka wakuremye wahisha wabikora imbabazi zawe
imitima yacu yobarwa izina rya Yesu Kristo. N'abari twe akanwa kacu katurekwera kwawe, akanwa kacu kature gukiranuka kwawe. imitima yacu turayeshya kugira ngo wongere wibire ibintu ufate icyicaro mu mitima yacu uri mwiza kandi urahambaye. izina ryawe rihabwa icyubahiro. Yes.
haleluya Yesu. Yeah.
uhimbaze mwami wacu twongeye kunezerwa mwami Imana imitima yacu yo gucira bugufi mwami wacu komeza twishimire mwami Imana imbaraga zawe ziganze ku buzima bwacu icyo twabona twavuga mwami Imana uratubura imbabazi tugirira imitima yacu yuzuye ibyishimo Bana natwe muri byinshi wakoze Imana tugirire neza muri byose mwami ariko turagushimye Imana mu magambo make tuguhaye icyubahiro iteka we turakwinginga kubana natwe muri byose amashimwe utekanye n'ingabo ibyarimwe byose bigushime ibyarimwe byose bigusingize Amen. uri mwiza. Tuzamure Yesu icyubahiro. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Tugiye kongera tubwire Yesu atwiharire mu isengesho, tuvuge ngo tuguhaye ibyacu byose. Uburwayi yabufata, ubushomeri yabufata, yewe wamuha na bwa bushobozi buke utabona bwo mu ishuri nabwo yabufata. Amen. Amen. Reka tubikore dutekereza noneho, tubikore dutekereza, tuvuge ngo nguhaye ibyanjye byose, ni wowe ubizi, ntugire na hamwe umukinga, ubwire ngo ndabikweguriye Yesu. Haleluya. Mana tukweguriye ibyacu byose, Data tuguhaye umutima n'intekerezo, tuguhaye intege nke zacu Mana ngo ubuzima uzihinduremo bwacu bwose imbaraga, Data turabuguhaye. tuguhaye bya bindi bitunanira kugira ngo dushobore kwera, nabyo ubitware Mana, tube abakwiyeguriye, twongere tube abo ushaka ko tubabo, wongere uturememo ibyaremwe bishya, wongere utwambike izindi mbaraga. Hari byinshi twasengeye bitaracamo, hari byinshi twifuza bitaracamo, ariko turakwihana, intego zacu zuzura Imana, imibereho yacu yuzura Imana. Mwami ni byinshi dukeneye Data, turakwihaye Kristo, turakwihaye. Mwami ni ukuri turagukeneye Fata byose Mana ubitegeke, ufata ibyari bihagurukiye imiryango yacu ubitegeke, ufata ibyari bihagurukiye itorero Mwami ubitegeke, ufata ubusore n'ubukuru Mwami bidutwaza igitugu byose Mana bari wowe ubitegeka. Tuguhaye ubuzima bwacu, tuguhaye ubuzima bwacu, tuguhaye ubuzima ubane natwe nyagora ku ngoma, ubane natwe nyagora ku ngoma, uduhe imbaraga zawe Mwami Yesu, ubwiza bwawe Data buganze. Kristo arabagirane mu bugingo bwacu, uduhe ubuzima busha buhindutse, ubuzima buhimbaza Imana iminsi yose, ubuzima busingiza Imana Data muri byose. Oh Data utugire neza, oh Data udufashe udutabare cyane, kuko uri Imana ikomeye cyane Data. ubwenge bwawe Mwami nibwo buganza, ubwenge bwawe Mwami nibwo buganza, ubwenge bwawe amahoro yawe Mana asakare mu mitima yacu muri aka kazi, bohora ingoyi ziboshye buri wese Mana, 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 bohora, 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 bohora Mana. udakoze isoni Mwami, ari uganza imitima y'abakwizeye, Yes, Lord. ugende natwe Imana muri byose, urakoze Mwami w'abantu, mu izina rya Yesu. Amen. Kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga, kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga, umenye ko